waba ushaka smartphone nziza cyane kandi igezweho Ulefone yagakemuye. Hamagara 078 15 17 07 ubundi witungire Ulefone smartphone nziza cyane igezweho mu Rwanda. Mbanje kubasuhuza mwe mwese rero mwakunze inkuru iyi akaba ari inkuru y'umugabo ndetse n'urukundo rwatumye ata ibye byose cyangwa se aburi ibye byose. Gusa nkuko mwakomeje kubimbwira ngo ngire gutya nsohore part 2 vuba byihuse. Part 2 ngiyi mwibuke gukanda subscribe ku batarayikanda ndetse n'abayikanze mbanje kubashimira, kandi mujye mwibuka gukora na share muhereze n'abandi bantu bakurikirane ibi biganiro bya Sobanukirwa TV. Hanyuma rero nkuko twabibonye muri nkuru y'ubushize, twabonye yuko Robert imibereho yari itangiye kugorana ndetse n'umwana imibereho ye itangiye kugorana. Muri ubwo buryo rero tugiye gutangira hangaha mbabwira ukuntu Robert byaje kumugendekera. Robert rero nyuma yo kubona yuko iby'umugore we bikomeje kugorana, Daniela rwose akomeje gutuma babaho bari kumiguruko, Robert yaje guceceka cyane yuko Daniela yamuzizaga umwana yari afite, kandi mu by'ukuri Daniela yamajije gusanga uwo mwana mufite. Robert yahisemo kumubwiza ukuri. Mbega umugore gito rwose Daniela abamutanyije n'umwana. Nuko rero Robert abona nta kundi yabigenza, ahitamo kuba yareka umwana we, mbese umwana we aramwirengagiza, babaho nk'abataziranye. Umwana nawe rwose abaho wagira ngo ntafite yava cyangwa se ntafite umubyeyi. Robert ibyo byose bikoraga kugira ngo akunde arebe ko yagarura umubano hagati y'umudamu we Daniela ndetse nawe ubwe babashe kurerana n'abana batatu bari bafite, dore ko bari bafite abana babiri b'abahungu ndetse n'umwana umwe w'umukobwa. Karimu nawe rero yakomeje kwiga bimugoye, umwana akajya ajya ku ishuri agataha kwa nyirakuru na sekuru aribo Esther ndetse na John, agataha babaje cyane. Umwana ubona yuko nubwo yiga ari umuhanga cyane ariko bigoranye mu myigire ye. Byaje kuva aho ngaho rero umwana aza kubona ko wagira ngo ise ntamwitayeho cyane, ko mama we atigeze amumenya, kubera ko mama we twamajije kubona ko yasize ari uruhinja. Karimu rero hanyuma yo kubona yuko bimeze gutyo, biza kurangira umutima usa nkaho wigaruriye sogokuru we ndetse na nyirakuru, akabona ko ari bo babyeyi be. Biza kuvaho agatangira kwita nyirakuru mama we, agatangira kwita sogokuru papa we. Yewe no ku ishuri bajya bamubaza ati ababyeyi bawe ni bande, akaba yivugiye amazina ya sekuru ndetse na ya nyirakuru. Mbega umwana ukuntu ko byakomeje kumugora. Umwana ngo ni Karimu rero yakomeza amashuri ye mu buryo bugoye, ayiga mu mwaka wa mbere, wa kabiri ndetse no wa gatatu y'amashuri abanza, yiga yambara ibirenge, nta nkweto yagiraga mu by'ukuri. Kandi nyamara Robert papa we azicuruza cyane ko yari umuherwe aho yari atuye, yafatwaga nk'uwa mbere mu bacuruzi bose. Yari umuherwe pe, yari afite ibintu, ariko akagira umudamu utamubanira neza wamwanganishaga n'umwana we. Nyuma yaho rero gatoya ubuyobozi bw'ikigo bwaje kubona yuko umwana ari kwigana ibirenge, biba ngombwa ko bamwirukana, kubera ko hari kujyaho gahunda yo kwambara inkweto, cyane ko umwana ari wigaga mu bandi yambaye ibirenge, abandi bose bambaye inkweto, ndetse n'abatarusha ubushobozi umubyeyi we Robert bambaye inkweto, ariko ukabona ko umwana ari kwiga yambaye ibirenge. Nyamara abandi bana bari umunabe babandi uko ari batatu bigaga mu bigo byiza bihenze, ibigo rwose byigenga. Robert akajya batwara ku ishuri mu gitondo, saa sita abakozi bakabagemurira, yewe nimugoroba bagataha mu modoka y'ikigo. Bo bari abana babayeho neza, ariko Karimu rwose ubuzima bwaramugoye bumukomereje. Rero nyuma yo kumwirukana, umwana yaratashye ajya kubwira kwa nyirakuru, cyane ko ariho yatahaga, arababwira ati rwose rero ku ishuri batwirukanye kubera ko nta nkweto nambaye, njye bahisemo kunyirukana ngo nze muzingurire. Umusaza ndetse n'umukecuru, ubwo ni Esther na John, bareba umwana baramubwira ati rero wa mwana we uzagende rwose papa wawe aziguhereze, cyane ko anazicuruza, uzagende rwose aziguhereze, ndakeka ntacyo yakwima. Ubwo rero umukecuru n'umusaza baba bateye umwana utwatsi gutyo. Umwana nawe mu kubyumva aravuga ati siko wa mugani ko papa azicuruza burangiye yazinyima. Umwana bidatinze yaje kwigira inama yo kujya kureba inkweto kwa papa we, maze aragenda ajyayo. Akigerayo akubitana n'uwo mudamu Daniela ndetse na papa we Robert, bicaye muri boutique rwose barimo bakubita akamwenyu, ubona ko bishimye bacuruje rwose nta kibazo. Daniela akibona umwana, isura ibirahindutse, isura ibirijimye,
na papa w'umwana aba aratuje araceceka, maze umwana mu kinyabupfura cyinshi cyane aragenda arabasuhuza. Amajije kubasuhuza umwana akabona nta kuntu ari bubashe kubwira ise ko akeneye inkweto bitewe n'uko yari ari kumwe na Daniela, kandi umwana yari afite n'igihunga kubera ko Daniela yajyaga amubwira nabi buri uko bahuraga. Mbega data, umubyeyi ngo ni Daniela rwose yari yarabitsemo umwana ubwoba pe. Umwana rero Karimu abuze uko abigenza abwira papa we mu ijwi rituje ati rwose rero papa nagushakaga, hari akantu nashaka ko tuganiraho. Robert ataragira icyo avuga, Daniela aba aritanguranwe mu ijwi ryo hejuru cyane ati ngo ugize ngo nde? Umwana n'igihunga cyinshi araceceka, naho Daniela aramubwira ati vuga se, vuga maye twarakumenye. Ubwo umwana bagize ati nashakaga kuvugana na papa rwose. Daniela ati inde? Iso? Umwana ati yego. Ngo ngaho bwira iso arakumva n'agasuzuguro kenshi. Naho Robert we yari yumiwe yifashe ku myanya ndangakumirwa rwose, atega amatwi arangije abwira umwana Karimu ati ngaho rwose mwana wanjye mbwira ndakumva. Daniela n'umujinya mwinshi cyane ati mwana wande, ariko abagabo baragwira koko. Ubwo Robert aratuza yihanganira kuba bari kumusuzugurira imbere y'umwana we. Umwana aterura mu ijwi rituje ati papa, ku ishuri batwirukaniye ko nta nkweto dufite, njyewe n'abandi bana badafite inkweto, ariko mu ishuri ryacu byagaragaye ko ari njyewe udafite inkweto. Nuko papa we ataragira icyo avuga, Robert rwose nta kintu yari yakavuze. Daniela barateruye ati ese iyo uvuye hose mbese waruje kwaka inkweto? Ubwo se no kuvuga ko wabuze amafaranga yo kugura inkweto? Mbega agasuzuguro. Umva katugende bazikugurire, kuko niba ukorera niba ufasha ntacyo ushinzwe hano, nta n'icyo uhakora, nta n'icyo wahakura. Nuko Robert arabireba yitsa imitima abura icyo yavuga. Daniela gatoya abaramubwiye ati wa mwana we rwose subirayo, hano nta mafaranga dufite yo kuvugurira inkweto. Kandi mu by'ukuri inkweto bari bazicuruje. Nukuri uyu mubyeyi ibintu yakoraga ntago byari byo pe. Yababaje akana karaturitse kararira imbere yabo, kabereka ko kababaye n'ukuri rwose. Umwana mukurira ko yaravuga ati ubu koko munyimye inkweto. Robert nawe rero n'agahinda kenshi, nk'umuntu washaka kugarura amahoro mu rugo rwe rwose, yaratuje abwira umwana ati rero taha, umusaza ndetse n'umukecuru inkweto barazikugurira, twebwe nta mafaranga dufite. Mbega umwana wabibabariyemo disi n'umubyeyi wamubyaye nawe atangira kumutera utwatsi, amubwira ko inkweto akwiriye kujya kuzaka abo abamurera. Ariko mbibutse yuko uyu mubyeyi w'umugabo Robert atari uko yari yanze umwana we, ahubwo ni ukugira ngo yashakaga kugira ngo abanze kugarura amahoro mu rugo rwe, cyane ko Daniela yamuhozaga ku nkeke amuziza uyu mwana ndetse n'umuryango we. Nuko rero umwana arahaguruka aravuga ati murakoze cyane. Yari umwana uzi gushimira warezwe rwose. Karimu aravuga ati murakoze, nta kindi narenzaho, n'amarira menshi n'agahinda kenshi. Ubwo byari mu masaha agana mu masaa moya, bwari bwije cyane, aho umwana yabashaga kuba yari agiye gukora urugendo rw'ibirometero birenga 7 agenda n'amaguru. Nuko papa we Robert ababwiye umudamu we Daniela ati se madamu wanjye nkunda, kureba bwije bigeze saa moya, uyu mwana kubona tutamucumbikira mbizi utabyemera, waretse nkamushyira ku kinyabiziga, ubwo ari kuvuga moto, nkamwigeza imbere basi nkamukatira inzira akagira ahagera hatagira ikimwangiriza mu muhanda. Uyu mudamu ngo ni Daniela rero n'umutima mubi utamenya uko yari ateye rwose, umudamu utashima habe na gatoya. Abagize ati ushaka kumwigiza imbere, uyu mwana umenye ko yizanye di umenye ko yizanye nta wamuzanye, amaguru yamuzanye yanamugeze iyo yamuturukije. Mbega umudamu umwana byumvishe yumva biramemera kumushenjagurira umutima rwose, araturika arongera ararira, aravuga ati murakoze reka ngende. Nuko umwana afata umuhanda atangira kugenda n'amaguru iryo joro ryose.
nyamara Daniela n'umugabo we basigara mu rwabo, basigara mu bintu. Umwana uko yaje niko yasubiyeyo, ahubwo uko yaje yishimye, yizeye ko hari icyo ari bukure ku mubyeyi we, ahubwo atahana agahinda katagira ingano. Nuko Robert asigarana na mudamu we Daniela, ari kumubwira ati ariko bwari bwije pe, uriya mwana turetse akagera n'amaguru yagwa no mu nzira. Ko wabonaga nta bakiriya dufite rwose mudamu nkunda, nta n'abantu benshi bari bahari, waretse uriya mwana nkatsa ikinyabiziga nkagenda nkamwigiza imbere. Ubwo ibyo byose Robert yabikoraga ngo arebe ko yagenda agafata umwana we akamugeza iyo ataha, byanarimba akaba yagira icyo akora kugira ngo abone za nkweto, cyane ko yari kuba acice wa mugore w'intare. Rwose Daniela yari kuba amuvuye mu biganza, ariko Daniela umenya wagira ngo yarebaga mu mutima we, yaramubwiye ati ibyo bintu uri kumbwira ntibishoboka Robert, rwose guma aha ngaha ureke umwana yijyane kuko n'ubundi yizanye. Robert yishwe n'agahinda, abura icyo akora, abura n'ikindi yarenzaho, akomeza kumva mu mutima we ababaye cyane, gusa akaba yumva adashaka kubabaza umugore we yakundaga cyane, ahitamo kubabaza umwana we w'umuhungu Karimu. Ubwo Karimu yaratashye, atahana n'agahinda kenshi. Ageze kwa sekuru na nyirakuru ariho kwa Esther ndetse na John, umwana ntiyagira icyo avuga, aragenda ahita ayoboka inzira yo mu buriri n'amarira menshi cyane. Umwana amara icyumweru cyose atiga n'agahinda kenshi, yibaza nawe niba yaravutse cyangwa se niba yarabumbwe, akibaza niba yaravukiye amezi 9 nka barumuna be, cyane ko barumuna be bigaga mu bigo byiza rwose. Karimu we akaba yarigaga mu kigo wavuga ko kitari gishamaje, kandi no mu kuba yiga muri icyo kigo kidashamaje cyane, akaba nta bufasha yahabwaga, nta kwitabwaho yagiraga, kandi mu by'ukuri afite umubyeyi uhagaze neza ahatuye, batambuka bakareba imitungo bakavuga ati uyu niwe mukire mu gihugu naho abandi barabeshye. Karimu akomeza kwihangana, araryamira. Muzehe ndetse na mukecuru akabyuka bigira mu turimo twabo, bakagira ngo Karimu yagiye kwiga, nyamara Karimu yiryamiye. Ubwo igihe aho kizagerera, Karimu baza kumusanga mu buriri, umwana yarahorose yarashijemo. Muzehe ndetse na mukecuru Esther ndetse na John baza kumuganiriza, baramubwira ati ihangane. Umwana batekereza uko byagenze, abavira umuzi n'umuzingo, ababwira inkuru y'urugendo rwe rwo gushaka inkweto kwa se. Ababyeyi be abo yafataga nka mama na papa we aribo John ndetse na Esther, ubwo bari umwe yari sekuru undi ari nyirakuru, baramubwira ati mwana wacu ihangane, tuzakora uko dushoboye, nituzibona tuzaziguha, ariko nitutanazibona uzakomeze wihangane wige, dore ko numva iso we agukuriye inzira ku murima rwose, aguteye utwatsi wagira ngo arakwihakanye. Umwana bukeye bwaho yari amaze iminsi 4 atajya ku ishuri. Bukeye ku munsi wo kuwa gatanu afata amakayi, ayoboka inzira imusubiza ku ishuri, aragenda arongera asubira ku ishuri, nyamara ajyayo yambaye ibirenge kandi barabimubujije. Bafata igiti bamushyira kuri asembo, bamukubita munsi y'ikirenge. Umwana arababara cyane, ararira, ananirwa no guceceka, aragenda yirirwa yicaye inyuma y'ishuri atari kwiga, abandi bari kwiga. Gusa akana kamwe kaza kujya hanze mu bwiherero, aho kazakazira akabona Karimu yicaye hanze arimo ararira cyane. Karagenda akabwira mwarimu wako biganaga wabigishaga. Mwarimu arasohoka, aragenda asanga Karimu ahari kurira. Iyo mbega Karimu kuntu yarababaje. Uyu mubyeyi rwose ni Daniela, yatumye Karimu rwose abaho nk'uko atarakwiriye kubaho. Rero mwarimu wabo amajije gusanga Karimu aho yararyamye, aramuganiriza, amubaza amakuru ye, amubaza uko byagenze. Karimu nawe ntiyihererana inkuru, abiva imuzi n'umuzingo, amubwira urugendo rwe rwo gushaka inkweto rwose n'icyatumye amara iminsi 4 yose atiga, akaba agarutse nta nkweto. Mwarimu wabo yari umwarimu mwiza, umwarimu wumvikanaga, yaraziranye n'uwo mubyeyi wa Karimu Robert. Ubwo rero aza guhaguruka n'amarira menshi, nawe amujenga mu maso, aragenda ajya ku ruhande. Yari umubyeyi w'umumama, ahamagara Robert, aramuganiriza, amubaza ku kiri kumutera kuba atari gufasha umwana we w'umuhanga rwose ngo amufashe abashe kuba yakiga, azagira ejo heza hazaza. Nuko umubyeyi wa Robert aza kubwira inkuru isa nkaho ishimishije mwarimu we, bityo mwarimu aza kugaruka inyuma afite akamwenyu ku maso yakeye, akubita iyo nkuru Karimu.
Karimu nawe arahaguruka ajya mu ishuri ndetse yihanganira ibyabaye byose. Gusa abandi bana baramumwazaga bavuga ati yiga yambaye ibirenge wagira ngo ntagire iyo ataha, asa nabi, kandi mu by'ukuri yari afite ababyeyi bakize pe, bakabaye bamukorera buri kimwe kugira ngo nawe abashe kuba yagaragara neza. Bidatinze rero ubwo ngubwo weekend yaje kugera ku wa gatandatu ku cyumweru. Muri iyo minsi papa we Robert yatsa moto amusanga ahari kwa nyirakuru, abamushyize kuri moto amutwara mu gasoko kari hafi aho ngaho, aragenda ajya kumugurira inkweto. Robert n'igihunga cyinshi avuga ati noneho nihagira umubona mu isoko ari kumwe n'umwana we Karimu, iyo nkuru akayikoza umudamu we Daniela, iwe ntihari buze guca wambaye rwose, biri buze kuba ari bicika, nta mahoro ari butahe. N'igihunga cyinshi aragenda ajya kugurira Karimu inkweto. Mu kugurira Karimu inkweto yamuguriye silipa umoja, dore ko icyo gihe zaguraga amafaranga 700. Rero azimugurira n'igihunga cyinshi yihuta, ahita azimusigira mu isoko, yatsa moto arihuta aramanuka. Mu kumanuka Karimu yasigaye mu isoko aricyura, gusa ari gutaha ageze mu muhanda yakomeje kugenda areba inkweto, kuko cyane ko ari n'ubwa mbere arabonye inkweto mu mwaka wo mu wa gatatu w'amashuri yiga. N'ubwa mbere arabonye inkweto agenda zireba, gusa yitegereje neza aza gusanga bamuguriye silipa zidasa. Uyu mwana yari yaragatoye n'ukuri kw'Imana. Mbega umwana wahuye n'ibibazo. Mu kuza gusanga afite silipa zidasa rero, umwana yarihanganye arakomeza aramanuka ajya kwa nyirakuru. Nta yandi mahitamo yari afite, ntiyari gusubira inyuma, ntiyari kumenya aho baziguze. Umwana wo mu wa gatatu pirimeri byari bigoye, umwana arihangana atahana inkweto. Nuko rero ubwo Robert nawe arakomeza urugendo yerekeza imuhira ku muvuduko mwinshi cyane, yatwariraga moto hejuru cyane ku buryo nawe ubwe yari afite n'ubwoba bw'uko moto ishobora gutuma akora impanuka, bityo bikaba byamuviramo urupfu. Bukeye Karimu ajya ku ishuri yishimye anezerewe nk'umuntu wahaye inkweto. Nubwo byari bimeze gutyo, ntabwo yari ateye ipfunwe nuko bamuhaye inkweto zidasa. We yari yumvaga yishimye ku nshuro ya mbere yo kwigana inkweto, ariko abandi bana bakamuseka ati yo yambaye inkweto zidasa. Ariko Karimu rwose wari waragatoye wa mwana we. Nuko rero ibyo ngibyo bivaho, Karimu ariga arakomeza ariga arahatana. Yari umwana udacika intege rwose, yari umwana w'umunyamurava, ariga biza kurangira agize amanota meza, agenda atsinda cyane, ndetse Karimu biza kuba ngombwa ko ikigo kiza kumuha igihembo cy'umwana witwaye neza mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gusa Robert nubwo yari yatashye ku muvuduko wo hejuru cyane yihuta, byaje gutuma aca ahantu bari babaze agura inyama zo gushyira umudamu we, cyane ko yakundaga umudamu we ndetse n'umuryango we ku rwego rwo hejuru. Bityo rero aza kumanuka ku muvuduko mwinshi cyane, ageze mu rugo iwe ajyanye inyama, azi neza ko agiye kwishimana n'umudamu we. Umudamu we atamenye ibyabaye. Akigera ku marembo y'urugo rwe, akubise amaso muri botike cyangwa se muri shop yabo aho bacururizaga, asanga umudamu we ari kuganira n'undi mugabo bizuye bishimye. Umugabo rwose yamwegereye amuganiriza byimbitse cyane, ubona ko byari ibintu bishimishije. Ubwo mugabo ndetse na Daniela bakubise amaso Robert, bahita bagwa mu kantu, ubona ko bikanze mu kuntu ari ibintu bibatunguye. Gusa nanone Daniela yari yamajije kwakira amakuru y'aho Robert yari yiriwe. Ubwo rero Robert asa nk'ubyirengagizamo gatoya nk'umuntu uzi aho yari avuye, asanganira umudamu we Daniela agira ngo amusuhuze, agira ati wiriweho neza mudamu wanjye nkunda. Ubwo Daniela bitewe n'uko yari yamenye icyabaye yarahindutse, ahinduka nk'inkuba, ahindukira n'umutima mubi agiye iyi nkuru. Rero hari inama nshaka ko tureba twese. Ubwo inama nabateguriye ni 3 ngiye numva nakuyemo, gusa nawe ufite izo wakuyemo ubwo uzambwira. Ndahera ku mugabo. Hagarara mu nshingano zawe nk'umugabo, uhagararemo kigabo, umenye ko ugomba kutirengagiza amaraso yawe, ugomba kubaho ubanye n'abana bawe neza, umuryango wawe wose ukabana nawo neza, ukamenya guhagarara mu nshingano z'urugo rwawe, kandi wirengagize n'abo wabyaye hirya no hino, kuko amaraso y'umuntu aba ari amaraso. Nyamara buriya ntawamenya
uzaguteturura ahava cyangwa se ntawamenya uzaguteturura uwo ari we muri abo bana bose uba ufite. Naho wowe mugore fata abana bose nk'aho ari kimwe, fata abana bose nk'abawe kuko burya ukandagira ntahonyora kandi utaza akazakura abaga umutavu. Umwana ni nk'undi, byiza fata abana bose nk'abawe ubarere kimwe, ubahe uburere bwiza cyane ko uburya uburere buruta ubuvuke. Naho we mwana menya kwihanganira buri muntu wese, ntugacike intege mu byo ukora byose kandi ujye ubaho ubabarira, wihanganire ibyo unyuramo bikugoye kuko burya imbere niho heza kandi imbere heza haturuka mu kuba wakoze. Rero iyo niyo nama, izo nizo nama ngewe numva nakuyemo nababwira, namwe muze kwandika hasi muri komenti mumbwire izindi nama mwumva mwakuyemo, tujye tugirana inama kugira ngo tubashe kubaho neza muri ubu buzima bwiza. Ntuzacikwe n'igice cya gatatu ubutaha, wibuke gukanda subscribe, like ndetse utere na komenti cyane ko ndakeka iyi nkuru yaryoshye. Ubwo muzihangane muze murebe ngo Karim byamugendekeye gute, Robert byagenze gute, ese Daniella umeze utya yakoze iki? Ako se mbere yuko wenda tujya muri ibyo ngibyo, wowe ni iyihe nama wagira uyu mugabo Robert ukurikije uko abayeho kandi ko yari umugabo wihaye? Ese nyuma yuko umaze kugira inama Robert, weho ni iyihe nama wagira uyu mwana Karim? Ese wowe nyuma yuko umaze kumva ibyo ngibyo, ni iyihe nama wagira uyu mudamu Daniella wari ufite umutima umeze gutyo? Ubwo ngubwo mu nkuru y'ubutaha cyangwa se mu gice cya gatatu cy'ubutaha tuzaza tuvuga ku mibanire iri hagati y'abana ba Daniella na Robert ndetse n'umuhungu wa Robert wenyine ari we Karim. Hacaga umuriro utazima, byari ibintu bigoye hagati y'abo bana ndetse n'uwo mwana ndetse n'uyu mubyeyi Daniella. Ibyakurikiyeho we n'uyu mugabo we Robert nabyo ni agahumbamunwa. Ntuzacikwe n'igice cya gatatu. Murakoze cyane abantu mukunda Sobanukirwa TV, ndabashimiye cyane. Mujye mwibuka gukanda like ndetse mutere na comment mutubwire uko mubyumva, mubashe kugira inama na bagenzi banyu kandi nizere yuko iyi nkuru muyikuramo isomo n'icyo gukora, habe abadamu, habe abapapa ndetse habe n'abakobwa, inkumi n'abasore bifuza kuzarushinga. Mujye mumenya iyo biva n'iyo bijya maze mukuremo inama, ntimukumve inkuru gusa ngo birangirire aho ngaho, ahubwo mujye mukuramo inama.